Liza nari umukobwa mubi niko nabyita mubi kandi bitari buke mubi cyane nari umukobwa wumva ko inzoga ziri ntagomba kuhatangwa aho itabi riri ntagomba kuhatangwa ubundi buriya icyaha kiraryoha kubi nta kintu kibaho kiryoha nk'icyaha ariko nubwo kiryoha ni cya kintu kibabaza. Turabasuhuje tubahaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande. Reka nshimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora. Uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo uyikore, n'ibintu byoroshye ureba kuri ako kazogera gatukura ugakanda ukazazubona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe, tukaba turi kumwe n'umuntu ahangaha ntago ari ubwa mbere aje kuri Yawe TV, ni umusangwa ntago ari umushyitsi, niwe tugiye kuganira. Rero reka ngushimire ujye gufata umwanya ukareba kino kiganiro. Hanyuma rero ndashimira mwe mwese mufata umwanya mujya muri comment mukaduha comment mukatubwira uko twabigenza. Big up to yourself, turabashimira cyane. Reka ntangire mu ikaze abibwire, yongera abibwire. Ndabizi neza ntago ari ubwa mbere ajeho, ariko reka yongera abibwiye. Amakuru Ni meza. Meze neza. Imeze neza. Ugiye gutangira wibwira wiyibutsa abakunzi ba Yawe TV dore ko atari n'ubwa mbere ujeho. Njyewe nitwa Liza Sano, zahabu y'Imana. Zahabu y'Imana. Ubundi nahoze ndi zahabu isi isanzure byose ngombwa igikwiye. Shongore y'umusengo nari ndi decision maker. Ariko mu byisi. Ubu rero ndi Liza Sano, zahabu y'Imana. Kuri ubu ngubu kuki wabaye zahabu y'Imana cyangwa se ni ibintu uza kuza kutubwira mu kanya? Mbere yuko ibyo mbibabwira reka tubanze twubaha Imana. Kandi tuyiragize no mu byo turi gukora kugira ngo ibyakire neza kandi ibidufashemo ko byose dukora bikunda n'ubufasha bwayo. Yego, ndagira ngo mubaye Imana dusenge. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu, aka kanya tuje imbere y'amaso yawe tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe, tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe watugiriye tukaba tugeze amasaha tujyumeka umwuka bazima. Hari benshi bavuye mu mwuka, bavuye mu mubiri, hari benshi batabaye neza, batabaye amahoro muri uyu munsi, ariko twebwe kugeza amasaha tumeze neza. Kuva tubaye insoro mu nda zaba mama kugeza aka kanya waraturinze, tumeze neza kandi uteka mu nshobora byose. Ndabizi ko byose ari kubw'imbaraga zawe, ari kubw'ubuntu bwawe, ari kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Turabigushimiye, uhabwa icyubahiro. Ndagira ngo aka kanya nkwereke igikorwa tugiye gukora, utuyobore, uturinde, utuvugiremo ntitwivugishe, utuvugishe ntitwivugane. Ndagira ngo udutembere iruhande, utwoherereza abamarayika. Ndagira ngo ubyakire kandi ubihe umugisha. Ndagira ngo aka kanya tukwereke imbaraga zose z'imyuka mibi. Ndagira ngo nkwereke kirogoya zose Satana twoherereza. Ndagira ngo uzifate, uzihambire, uzitsindagire, uzice, uzishwanyaguze mu izina rya Yesu. Utugirire neza kandi utube hafi, nurangiza udufashe mu byo dukora, kuko atabayemo imbaraga zawe nta cyakorwa nta n'icyakunda. Niyo mpamvu aka kanya ngafashe kugira ngo ngushimire kandi nkuragize na bagenzi banjye turi kumwe hano, maze twizere ko ibyo tugiye gukora bigiye gushoboka kubw'imbaraga zawe nk'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane Liza, urakoze kudusengera kandi urakoze no kuturagiza Imana. Burya mu bintu byose dukora kwiragiza Imana ni ibya mbere, ngira ngo urabizi. Hanyuma rero nkuko natangiye mbivuga, navuze ko Liza ntago ari ubwa mbere yaje hano kuri ya kamera za Yawe TV. Ni umusangwa, ntago ari umushyitsi. Muheruka Liza aho yari arimo tubyinira yambaye ukuntu yari yambaye, uko biri kose nawe amaso araguha, biratandukanye cyane 100%. Liza yari yambaye agakanzu gato cyane. Liza muri kumubona ubu ngubu aratandukanye n'uwo mwari mwarabonye iminsi yashize. Liza, bimeze biti? Uragaragara nk'umuntu mushya. Ibintu bimeze neza, ntago iyo uri kumwe igihe cyose n'Imana, uri kumwe n'ijambo ryayo, ibintu byose biba bimeze neza. Byagenze gute se Liza? Umuntu ashobora kubaza nk'ubu ngubu ngiye duherukana cya gihe wambaye agakanzu gato cyane, ariko ubu ngubu duhuye wambaye ibintu bigera ku maguru. Ngiye ntago ibyo bintu mbikuziho cyane. Byagenze gute kugira ngo wambare gutya? Ni iki cyaguteye kwambara gutya? Imana ni Imana. Imana si umuntu. Imana si Diane, Imana si Claude, Imana si Eric, Imana si Evrine.
Imana si Liza, Imana si Ange, Imana si Alfred, Imana si Emi, Imana ni Imana. Rero Imana ivuze iti buriya ibintu byose tuba dukora Imana ibireba. Tuba twidegembya dukora amafuti, dukora ibibi, dukora ibintu byose bidashimisha amaso yayo. Ariko iyo ifashe umwanzuro ikavuga iti njyewe ndashaka ko Liza uba umugaragu wanjye nk'uko uri umwana wanjye, icyo gihe ikibazo cyari kikurimo imbaraga z'imyuka mibi cyangwa ikibi cyose wageragezaga gukora kirahinduka. Kiriya gihe rero iriya kanzu nari nambaye yari imyambarire y'abatizera Imana niko nabyita, yari imyambarire mibi cyane, yari imyambarire idashimishije, ariko kugeza uyu munsi Imana yarampinduye. Niyo mpamvu Imana iguhinduye uhindura akazi, uhindura imyambarire, uhindura ibitekerezo, uhindura imigendere. Mbese Imana iguhinduye urahinduka wese. Hanyuma rero byatangiye guteriza umuntu ashobora kwibaza wafatiwe hehe, Imana yaguhinduriye hehe? Muri Bibiliya niho tuzi, ntabwo nzi neza umurongo byanditseho, ariko hari Imana yafatiye Sawuli amugira Pawulo, aza guhinduka 100%. Kandi Sawuli wibuke ko yari umuntu udashobotse, yari n'umuntu utoteza ubwoko bw'Imana. Igihe kiragera ahinduka Pawulo, aba umubwiriza bumuvuga butumwa, nawe agera igihe cyo guhindura abandi ndetse anaba n'umuvuga butumwa w'Imana mwigisha. Wowe byagenze gute rero kugira ngo nawe muri aka kanya tubone Liza na Bibiliya twari tuziriza n'icupa twari tuziriza inyongera ikibuno twari tuziriza nyine utandukanye? Rero buriya mu buzima busanzwe iteka n'iteka umuntu ava kuri ari mama wawe utaraba urusoro mu nda ye, uwari kure, aho umuntu atagukura, aho polisi itagukura, aho abasirikare, ubundi buriya abantu bacunga umutekano w'igihugu nibo abantu 100% ubundi dukunda kwizera. Rero aho abo bantu bose twizera batagukura, Imana yarahagukuye kugira urusoro mu nda ya mama wawe, aragutwita amezi 9. Mu nda ya mama wawe nta muryango ubamo, nta n'idirishya, nta hantu ushobora kuba wakabaye ntuhumeke, ariko nuko ari kure nyine urahaba, urahakurira, Imana irahakurindira, ugera igihe cyo kuvuka Imana irahagukura. Rero mu mikurire yawe hari ukuntu ugenda ubaho, bishobora guterwa naho wakuriye, bishobora guterwa n'ubuzima wabayemo, bishobora guterwa ni byinshi bishobora kubitera imikurire yawe ikaba myiza cyangwa se mibi. Kandi si ukuvuga ko ababyeyi bose bagira abana bananiranye atari uko barera abana babo neza, ahubwo umwana aba afite ukuntu muri we ameze gutandukanye n'uko umubyeyi we. Rero Imana ishobora kukubona uri umuntu mubi cyane w'ikirara, kugeza n'ubwo isi yose ishobora gutinya, ako Imana iragutinyuka ikavuga iti va muri ibyo bintu, ikakuzana. Imana buri ifite umugozi wayo igukuruza, kandi ntago wawunanira. Uwo mugozi ni urukundo rwayo. Iyo yagukunze rero ikakuzana, uraza ugahinduka, ugahindura imibereho n'imyitwarire, ukajyana benshi uhindurira ubuzima bwabo. Yego. Hanyuma rero uravuze ngo hari ukuntu Imana yakuzanye, irakuzana, ibuvuza iby'imigozi, ibuvuza uburyo bwose bushoboka kugira ngo Imana ibe yakuvana aho wari uri, ibe yakuvana muri cya gicucu ikuzane mu mucyo. Hanyuma rero Liza yavuye hehe? Umuntu ashobora kwibaza, Liza yari ameze ati, hari ukuntu bakubonaga uza wambaye kuriya. Liza mbere tandukanye, Liza noneho tubwire Liza wa kera yari mu ntoki, cyangwa ubuhamya tubwire ngo byari Liza yari ameze atya, hanyuma noneho nyuma uraza kuza kutubwira noneho ubwo asigaye ameze, noneho ahasigaye abarizwa Liza. Urabanza tubwire Liza yari umuntu umeze gutya, yabaye hatya, Liza yakijijwe ibi n'ibi ngibi, ariko nyuma biza kuza kugenda gutya, kugira ngo uze gufasha n'abantu kugira ngo basobanukirwe neza. Liza nari umukobwa mubi, niko nabyita, mubi kandi bitari buke, mubi cyane. Nari umukobwa wumva ko aho inzoga ziri ntagomba kuhatangwa, aho itabi riri ntagomba kuhatangwa, aho akabari kari. Ubundi buriya simbujije abantu bafite bizinesi z'utubyiniro ko zigomba gukora, simbujije n'abazijyamo kuzijyamo,
muri izo club ariko buriya ngewe hari ahantu nyuma yaho mpinduriye ibitekerezo, nyuma yaho mpinduriye isura, ngewe hari ahantu mafata nko mu nzu ya Satani. Habeze haterero nko kujya gusenga ukumva ari mu nzu y'Imana. Ni hantu hatagira ikintu kiza na kimwe cyakorerwa, ariko sinahatangwaga. Ntago nahatangwaga. Wajyagayo buri munsi? Buri uko ntekereje ko hahari najyagayo. Nanjye nkabyinira Satani nk'abandi bose. Reka abantu babyinira Satani barahari. None se ubu niba umuntu niba narashoboraga kujya mu kabari nambaye ikanzu igera, nambaye inkweto ireshya, simvuze ko iyo nkweto ari mbi, wenda niyo kanzu sinayita mbi, ariko nkurikije ahantu nayambaraga ngiye nibyo nabaga ngiyemo ntago nayishima. Imana yaraturemye dushyira ku isi, ntawe yeretse ubwambure bw'undi. Nacyo cyatumye Adamu na Eva aho babaga muri Edeni barakoze amabi menshi, bigatuma Imana itubona nk'abantu b'abanyabyaha, bigatuma Imana ivuga ko tugomba kubaho tubabaye, tukabyara tubabaye, tukarya tubiza kuya, mbese ibi byose byatujeho kubera icyo cyaha bakoze. Niba yarabaremye ikagira uko ibambika, yaza kubareba igasanga bambaye ubusa, buri wese yabonye ubwambure bw'undi, nuvuga ko icyo kintu cyarayibabaje. Kuba ntawe yeretse ubwambure bw'undi kandi abantu bari kumwe ari babiri, ntawe uzi ubwambure bw'undi, nta n'uwo yabweretse, yaza y'ubwayo igasanga byonyine bambaye ubusa, umwe yarebye undi. Icyo cyonyine ni ikintu cyababaje Imana. Rero ahantu ubuzima nabagamo ni bwa buzima bw'akabari, bwo kunywa bw'amatabi, inzoga, bw'ibintu bibi byinshi. Njyewe nari wa muntu ureba umuntu nkumva ko namukorera icyo nshaka, ndakaye n'uguhita dufatana tukarwana. Icyambere cy'Imana ikunda ikiremwa cyayo. Urumva gufata umuntu Imana yiremeye atagira igisare na kimwe ukakimushyiraho ukamuvisha amaraso Imana yamushyizemo yamwihereye ukayamena hasi, nitesha agaciro ryonyine. Rero narabikoze igihe kinini, ndi umusinzikazi, ndi imbobo, ndi ingegera, mbese ndenze na marine, ariko Imana yanyambitse umugozi wayo. Uyu munsi sinkiri ikibi icyo ari cyo cyose imbere yayo. Simvuze ko ndi umwere, ariko nanone ntago ndi kibi mu maso y'Imana. Yego, icyo rero ni ikintu nshimira Imana, ni nacyo mbwira abantu. Isaha n'isaha Imana iradukunda. Kubera iki ushobora gukora ibintu n'isubu ntiyari abantu afata umwanya akirirwa avuga amatiku, avuga amagambo adafite icyo yamumarira, se ntabikorera ubuntu? Ese Imana kwidakoresha ku buntu, kandi ko Imana byonyine ibaza ufasha umwanya wo kuvuga amatiku, urimo urateranya abantu, urimo urarema mu bantu ikintu kibi, urimo urarema mu bantu ko atari bamwe, urimo urarema mu bantu ko ntacyo bapfana, kandi bose ari ibiremwa by'Imana. Imana ariyo data wa twese, turi abavandimwe. Urimo urarema mu bantu ko ntacyo bapfana, urimo urereka umwe aho undi yaturutse, kandi bose inkomoko yabo ni ku Uwiteka Imana. Urimo urabikorera ubuntu. Gufata umwanya ukavuga uti reka nicare, iyi Mana, uyu mugabo wankunze ntamuzi, kugeza n'uyu munsi nkaba ndiho kubwe, kuki utafata umwanya ngo uvuge ibye, kandi ko ihemba neza itambura? Kubera icyo udashobora gufata umwanya ngo uvuge iby'Imana? Kubera icyo udashobora gufata umwanya ngo uhindure bamwe muri bagenzi bawe byananiye? Ibyo ntabwo wapfa kubimenya utari wafata umwanya ngo ube umuntu wayo, ube umwana wayo, ubyiyumvemo. N'ubundi turi abana bayo n'abanyabyaha n'abana b'Imana, ariko iyo ubwawe ubyiyumvisemo nabyo hari icyo bikumarira.
ngiye kera najyaga mpura n'abantu nk'umuntu usenga akanyicaza agashaka ibintu byo kunsengera nkamureba abana ko nkaba izi swing ubundi bazikura ubu yaramfatiraho swing ngo bigende bite njye nigiriye kwinywera byeri yanjye nifite prote zanjye ngiye kwinywera amafege ngiye kwinywera ibishisha ngiye kwigirira gute yarimo arampagarika nkandi nkamureba nkabona ari igicucu ariko aho mariye kumenya Imana iyo ariyo n'ubufasha impa n'urukundo inkunda n'urukundo ikunda abantu nahise mvuga nti ngomba gukora buri kimwe kugira ngo nanjye mfashe benshi nkanjye bari nkanjye guhinduka. Hari umurongo nashaka kubasomera ni muri Yesaya umurongo wa 51 ibice 53 haravuga ngo n'ukuri intimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ubundi se turekeyeho. Wemera ko mama wawe wakubyaye aragukunda nta n'umuntu ushobora kugukunda kurusha mama wawe. Ese wemera ko batajya nubwo byaba byemewe wemera ko utakora amakosa ngo leta nigufatira umwanzuro wo kuguhanisha nk'igihano cy'imyaka 5 ufunze wemera ko mama wadashobora kujya muri iyo gereza ngo abari wibamo? Ntabwo bibaho nubwo byaba byemewe usibye ko bitanemewe ariko bibaye byemewe ntabwo yakwemera kuba mu nzu y'imbohe imyaka 5 ngo wowe ube hanze ari wowe nyiri icyaha. Ntabwo ushobora kuba ugiye kurwara indwara ngo mama wawe nayimenya azi ko izakwica avuga ati indwara ni muyireke aba ari njye uyirwara. Ntabwo bishoboka. Ariko Imana yaratwitangiye. Urumva hari umuntu ushobora gukunda kurusha uko akunda umwana yabyaye? Ariko Imana yafashe umwana wayo. Urumva umwana w'ikinege ni umwana utagira umukurikira utagira n'uwakurikira. Urumva Imana yafashe umwana wayo w'ikinege ikamutanga. Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 haravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi byatumye ifata umwana wayo w'ikinege iramutanga kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Waba uzi ibintu Yesu yakorewe n'abantu? Baramukubise, baramubambye, bamuteye amabuye, baramuhemukiye, bamwise ikibi cyose. Imana ibireba ntiyari ifite imbaraga se zo kubarimbura bose? Ariko yaravuze iti aba bantu n'abanjye narabiremeye ndabakunda nubwo bari kumbabaza nubwo bari kubabaza umwana wanjye ariko ndabashaka nabo reka babare ariko aba bature amaraso yereka boza ibyaha. Kubera iki twebwe tudashobora gufata umwanya ngo iyo Mana tuyikunde? Ariko ndagira ngo umuntu wese ukurikiye yawe TV ureba ikiganiro cyanjye niba akijijwe akomere kandi ashikame. Ariko nawe udakijijwe niki kikubuza gukizwa? Imana irakubwiye ngo uyigurize 5. Imana irakubwiye ngo ufate inzira ugende uyigurire ibintu ahantu biyishyire. Imana irakubwiye ngo ugende uyikoropere mu nzu. Imana gukoresha umunwa. Ariko kubera icyo utakoresha umunwa nk'uko ukoresha uvuga ubujajwa? Kuki utakoresha umunwa ukavuga Imana nk'umuntu yizi, nk'umuntu uzi ko utabayeho ku bwawe? Akazi ni Imana ikaguha, urubyaro ni Imana iruguha, umugabo ni Imana imuguha, aho kuba ni Imana ihaguha, icyo kurya ni Imana ikiguha, kurwara ni ibikurinda, kuburiho nukuberayo, umwuka uhumeka niyo yawuguhaye ku buntu. Kubera icyo wowe utayiha umwanya ngo wumve ko nawe ugomba kuyikunda, wumve ko nawe ugomba kuyibwira abandi batayizi bakayimenya? Niba imitwaro yacu yarayikoreye ikibi cyose cyacu ikacyishyiraho, nta mubyeyi wabigukorera, nta mwana wabigukorera, nta muturanyi wabigukorera, nta muvandimwe wabigukorera, kubera iki wowe udashobora
kuyiha umwanya, wahaye umwanya Imana maze nayo igakomeza ikakwereka ko ari Imana. Aho wicaye hose ukurikiranye yawe TV vuga uti Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ikomeza ari Imana, Imana ishyirwe hejuru y'amajuru, Imana ishyirwe hejuru ya byose kubera ko uriho ku bwayo. Dukomeje aho ngaho Liza uri kumva ko ari kutubwiriza wumva ari kumva, hanyuma Liza hahandi Imana yagufatiye, hahandi uwo munsi uhinduka wari uri mu biki, byagenze gute? Wagiye gusengura hinduka no muvuga butumwa waje kuguhindura cyangwa nawe ubwawe ndi kwa kundi wicaye witekerezaho cyangwa n'Imana yagize, byagenze gute? Njyewe nigeze kuva mu rugo, urumva narabyutse hari kuwa gatanu, narabyutse mu gitondo ndavuga nti uyu munsi ngomba kujya kurya show, nkora gahunda zanjye zose, bigeze nimugoroba njya mu kabari, ndanywa ndabyina, naranyweye buracya, nari ndi kunywera Kacyiru, yego, nza ahantu hano i Remera hafi ya CSS, yego, nabwo ndongera ndanywa ndakomeza ndanywa, ngeza nko mu saa 8 saa 9 saa 10 iri mu kabari, kandi naragiye mu ijoro ry'ejo, nuvuga ngo nari ngiye kumaramo iminsi 2, naratashye nasinze cyane, ariko ndi kuri moto n'umunaniro n'amayoga, nkajya nihengeka nkasinzira nkihengeka. Umumotari wari untwaye ahusha accident 2, ahita aparika arambwira ati reka kunyishyura, shaka indi moto aho kugira ngo nkoreshe impanuka. Nahise mva kuri moto ye niyicarira ahantu mu cyapa, mbonye undi mumotari nicaraho, imvura biraguye, tugenda imvura itunyagira twiruka, ngeze mu rugo ndaryama, naryamye nk'amasaha 5, mbyutse nabyutse inzoga zanyishe bya hatari n'inzara, mfite ibyo bakunda kwita hangover, mpaguruka ngiye kuri dayari kugura amata, ngeze mu nzira mba ngize isereri, ngize isereri nicarira ahantu ku kabaraza, ndituriza, mba ntangiye kugarura za nzoga nko kuruka. Aha bahaciyeho umumama wambaye neza, umumama na wiyubashye, aranyigira ati muko ufite ikihe kibazo? Ndamubwira ndarwaye, ko naramubeshya, simurebe mu maso kugira ngo atumva inzoga, singire gute, mubwira gusa ko ndwaye. None se wari ugiye kwa muganga? Ntihoya. Wari ugiye se? Nari ngiye kugura amata hano kuri dayari, inzara iranyishe. Yanyatse amafaranga nari mfite, aragenda arayangurira, arayanzanira, narayafashe ndayanywa, ariko nta kintu nshaka kuvugana nawe, ntashaka kwegerana nawe. Maze kuyanywa ntangira gushaka kwigendera, arambwira ati se urumva, nabonaga ashaka ko tuganira ko nkabyirengagiza, urumva kuba twicaye hano kuzuba bikubangamiye ngo uherekeze? Ndamubwira oya nta kibazo, nushaka ibyo. Ati oya mbabarira ngo uherekeze. Yaramperekeje, tugeze mu rugo arambwira ati reka nkubwire, nyamara urimo kwiruka muri byinshi, urimo kuvunwa n'ubusa, urimo gukorera umuntu utazaguhemba, wakoreye Imana. Ubaho waraye mu kabari ubyina, kuhareka ukarara no mu rusengero ubyina. Icyambere cyo waraye mu kabari ubyina, wakonsomye amafaranga yawe yanywereye yashize, uraye mu rusengero ubyina, nayo mafaranga ufite ntiyashira. Washaka ntufate n'amafaranga yawe ngo uyature, ariko ukabyinira iyo Mana ukayitura umutima wawe wonyine, bitwaye iki? Ambwira ibintu byinshi cyane, ambwira amaksida yose nahushije, Imana yandinze n'iki, numva binkoze ku mutima ariko sinabyitaho. Nyuma rero nta muntu wambwiye ngo kizwa, nta muntu wambwiye ngo gira gutya, byarizanye numva nge ngomba gukizwa. Nkabyishyiramo kandi nkanywa inzoga, nkakora iki, ariko nkavuga nti ngomba gukizwa. Byageze aho ngewe ubwanjye umwanzuro nyizanamo, mfata umwanzuro ndakizwa. Nicyo gituma kugeza kuri uyu munsi, kuva nakizwa, ibyo nakoraga byo kuzunguza ikibuno byarampembaga, byari binantunze, ntibyambujije kubaho neza, ntibyambujije kubona akazi, niyo naba ntagafite ntacyo mbura, kuko simenye inzira Imana ibinyuzamo.
hari umuntu wigeze kuririmba ngo sinzi uko ibigenza sinzi nuko ibikora icyo nzi cyo nuko itegetse biratungana rero nanjye uko ibigenza nuko ibikora simbizi gusa itegetse biratungana mbayeho neza mu buzima bukijijwe bwakiriye Uwiteka buzi umwami n'umukiza buzi ko Imana ari Imana kandi nyuma y'Imana nta yindi Imana ihari kandi ubwo buzima mbayeho neza cyane cyo gituma mbwira nawe ukurikiye yawe TV kuri screen ya telefone yawe ndakwinginze nuza kubona iki kiganiro uze kuvuga uti Mana uhabwe icyubahiro kandi ukomeze kuba Imana witwa Imana kandi imwe ukomeze kuba Imana yihariye. Hanyuma Liza watubwiye ngo hari uko wajyaga ujya mu kabyiniro ukagenda wambaye ikanzu ngufiya ukayashyiraho n'inkweto ndende bakunze kwita high heels. Wavuze ko kwambara inkweto nta kintu bitwaye no kwambara iyo kanzu ariko ibyaberaga mu aho ngaho nk'umuntu utaragiriwe ubuntu bwo kugerererwamo cyangwa se utaragera aho ngaho mu kabyiniriro n'ibiki biberamo usa nk'ubaho ubuhamya ibintu biberamo nta bindi ni ugusambana ni ugusinda ni ukurwana mbese ni ibintu bibi cyane habamo ubusambanyi habamo ubusinzi habamo ubugome habamo kwiba habamo kwica bivuga ngo icyaha cyose Imana yanga hari ahantu kirahaba. Hanyuma rero Liza turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu niki wabwira nk'abana b'abakobwa bari muri yasi yawe ya indi wavuze ko utakirimo niki wabwira nizihe nama wabagira? Inama nabagira ubundi buriya icyaha kiraryoha kubi nta kintu kibaho kiryoha nk'icyaha ariko nubwo kiryoha ni cya kintu kibabaza uwaguhanze uwakuremye uwagushyize ku isi niba yaraguhanze akakurema akagushyira ku isi akaba n'uyu munsi atarakwima umwuka wo guhumeka cyangwa ngo aguhemuke kubera iki wowe udashobora gufata umwanya ngo umwiteho. Ikintu nabwira abana b'abakobwa ni mwite ku byo muzi ko byabagirira akamaro. Nta kintu cyakugirira akamaro kuruta kuba ugihumeka ubuzima n'icyo gishoro nta wundi ubuguha nta n'undi uguha guhumeka ni Imana yonyine ishobora byose niyo ikurinda muri byose. Icyo nakubwira hindukirira Imana umenye ko ari Imana uyubaha uyikunde nk'uko igukunda uyubaha uyikunde nk'uko ari Imana maze nawe uzagera ku cyo wifuza cyose. Hanyuma rero muri rusange aho ngora muvuga ku bakobwa hanyuma rero ndagira ngo mbwire muri rusange noneho abantu bose muri rusange batarakira agakiza. Umuntu wese utarakira agakiza icyambere nabanze yumve ko ari umuntu abeshejweho no kuba ari umuntu ibyo gusa yumve ko kuba ari umuntu akababayeho ari umuntu abeshejweho n'Imana isumba byose narangiza namara kumenya ko iyo Mana ari imubeshejeho namenya ko ari imurinda gutsitara ari imurinda gukomereka ari imurinda gukorora ari imurinda guhumeka nabi ari imurinda ikibi cyose ayikunde kandi ayisabe n'ibindi yifuza izabimuha kandi nawe ayikorere. Nicyo kintu kizatuma ubaho ukitwa umuntu wanava mu buzima ugatabaruka neza ukajya hera hateguwe nayo ukicarana n'abamarayika. Nta rindi jambo se wasoza kugira ngo tunasoze cyangwa no amagambo nari nateguye nayo nibayumva ndabategurira n'andi menshi kandi tuzongera guhura kuri screen za yawe TV bambwira ko hari icyahindutse. Reka tugushimire wowe Liza wemeye kuza kuganira natwe ngira ngo mwabibonye Liza yarahindutse nanjye ubwo narabyiboneye twajyaga tuvugana na Liza kuri telefone nkumva nibihuha akambwira ati sha Imana ntakura umuntu ndabeshya Liza ntago beshya nta hantu utakura umuntu mwagiye mubyibonera. Liza yarahindutse ngira ngo murabibona ko ari umuntu mushya pe. Reka ngushimire wowe wabanye natwe reka ngushimire wowe wafashe umwanya ukareba kino kiganiro. Reka nshimire mwe mwese mufata umwanya mukatanga comment mukatwereka ko muri kumwe natwe. Big up to yourself. Yari Ange nk'ibisanzwe. Bye bye.